Imana nishimwe ndabaramukije abo muri atandukanye. Imana ikugire neza. Hanyuma uyu munsi turi kuwa gatanu, ni itariki enye z'ukwezi kwa kane 2025. Yesu ashimwe, haleluya. Hanyuma uyu munsi turi ku munsi wacu wa 15 wa commanding your day, haleluya. Hanyuma rero turasoma muri Zaburi bice 105 umurongo wa 3 n'uwa 4. Reka dusome, haravuga ngo mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Amen, haleluya. Muvandimwe ubyuka muri kino gitondo, ngiri sengesho ugomba gusengeramo, birambwiye ngo mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Kangubwire n'icyo ubwira Imana, n'icyo uhamagara Uwiteka ngo akore. Mubwire ngo Mana, imitima y'abagushaka irishimye, imitima y'abagushaka Data iraguhamagaye mu izina rya Yesu. Ngaho mubwire ngo Mana, reka tugushakane imbaraga ze zose, tugushakane kugira neza kose, uko ni wowe Mana igira neza, ni wowe Mana yumva gusenga. Mu izina rya Yesu tubyuka muri kino gitondo, tujya muri shuguri zacu z'uyu munsi kwa gatanu. Reka twigaragarize, reka tukubone, reka ibyari bigoye bikurweho, reka bihagurutse Data kuturwanya bigende bikurweho mu izina rya Yesu. Barabikwiriye Mwami w'abami, ngaho muzamure mushyire hejuru, akugire neza, agufungurira imiryango. Uwiteka aguhaye byinshi kandi byuzuyemo ibyishimo muri byose. Amen.